kuko Bruce Melody yaba yamaze kwitandukanya na Coach Gael. Bimeze bite? Bruce Melody yongeye gushyira abantu mu rujijo nyuma y'uko agaragaje ibimenyetso bishobora guca amarenga ku mubano we na Coach Gael, kuko uyu mubano wabo wajemo agatotsi by'umwihariko mu bijyanye n'ubushakashatsi cyangwa se business. Kuri ubu Bruce Melody yamaze gusiba ku mbuga nkoranyambaga ze zose, cyane cyane ibimuranga birimo biography cyangwa se ibyo twita biography, amakuru agaragaza ko ari umufatanyabikorwa w'ikipe ya basketball ya UGB ndetse na Kigali Universe nk'uko byari bimeze. Si ibyo gusa kandi kuko kugeza ubu nta makuru ari ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko akibarizwa muri 1.55 AM nk'uko byose yamaze kubitsiba. Icyakora ku mbuga nkoranyambaga za 1.55 AM waya makuru aracyariho, birumvikana ubwo ni Bruce Melody wayasibye gusa. Nkaho ibyo bidahagije kandi mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere Bruce Melody yatunguranye yandika ubutumwa kuri Instagram ye agira ati coach akeneye coach. Mu mashusho akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, Coach Gael ari kugaragara cyane ari kumwe na The Ben kurusha uko agaragara ari kumwe na Bruce Melody nk'uko byari bimeze mu minsi yashize. Iyi ni indi mpamvu kandi ishingirwaho bavuga ko ibyabo bitameze neza nk'uko byahoze. Icyakora nubwo bimeze gutyo, Bruce Melody na Coach Gael bose baherutse kunyomoza ayo makuru y'agatotsi kavugwa mu mubano wabo, ndetse na Bruce Melody aherutse gushimangira ko akiri muri 1.55 AM. Kuba Bruce Melody atabanye neza na Coach Gael byagizwe ibanga kugira ngo ibitaramo bya Summer Country bigende neza, ndetse byongera kuvubura inkuru z'uburyo asa n'uwatereranywe n'abakoresha be. Inkuru zitandukanye za Coach Gael na Bruce Melody byatangiye kuvugwa mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi, gusa icyo gihe impande zombi zihakana ayo makuru y'itandukana ryabo. Ese koko byaba biri ibanga ko yaba Coach Gael ntacyo abivugaho usibye Bruce Melody uri kuvuga ibindi? Mu kiganiro n'itangazamakuru gitegura ibitaramo bya Summer Country, umuyobozi wa 1.55 AM Kenny Mugarura yabajijwe na Irene Murindahabi impamvu muri Kigali Universe nta mafoto ya Bruce Melody akimanitsemo. Avuga ko bagenda bahindura amafoto amanikwamo, bityo na Bruce Melody akaba yarahinduwe. Se yaba ari impamvu ra? Kuva mu karere ka Musanze kugeza mu karere ka Bugesera, Bruce Melody ari kugenda wenyine, ndetse n'abo muri management ye ntabwo barimo kumwikoza. Ko bikaze. Kugeza ubu impande zombi ntizirerura ngo zigaragaze ukuri kuri ibi ngibi bivugwa hagati y'aba bombi.